urakoze kuri kumwe natwe mwami kandi wumvise gusenga kwanjye mwami kandi witeguye kungirira neza mwami. Basuhuje mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Mwebwe muri mu bihugu bitandukanye, reka twongere tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Reka tunyarukire rero mu gihugu cy'u Rwanda, tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Abantu bari mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burasirazuba no mu burengera bwaryo, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Ntago twakwibagirwa abantu bababaye, abafite intambara, ibibazo, ibigeragezo, abantu barwaye bari mu bitaro bikuru ndetse n'ibyoroheje. Reka tubahumurize tubabwire ngo nimwihangane, gusa Yesu aracyariho kandi aracyakora imirimo n'ibitangaza. Wowe wizeye gukira, cyambere ni ukwizera no kumwemera nk'umwami ushoboye byose. Hanyuma rero ntimwibagirwe gukora subscribe, like ndetse na comment. Iyo mwaduhaye comment turushaho kumenya ibyo mwishimiye n'ibyo mwagaye. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero nge uri kuri mikoro nitwa Zaninga Christine, turi kumwe n'umukozi w'Imana tuzi nk'umuhanzi Dusengimana Jean Baptiste, kuri tubi wandika Afande Nyarudindiri Musaza Rose Muhando. Yego. N'indi channel ya kabiri wandika Nyarudindiri Official Musaza Rose Muhando. Nomero zanjye zose ziba ziriho kwa subscribe na comment na share na like. Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu cimbitse, Nyarudindiri Afande Nyarudindiri Afande musaza, buretse uraza tubwire impamvu wabaye musaza wa Roza Muhando. Afande Nyarudindiri musaza wa Roza Muhando. Yes, reka tugusabe usenge Imana, ni wamara gusenga Imana hanyuma twinjire mu kiganiro cyacu cimbitse. Ni karibu. Mwami kuva mu terino kujya amasaha mwami Yesu nanziza kugusemba hose mwami mbabarire nyagwa ku ngoma kunire munsi y'ibyaha munsi yanduye mwami impamvu nciye bugufi imbere yawe iteka we nizeye mwami kumbabariye kandi mwami databuza uri umutanga bugingo umutanga imbabazi wanzi imbere yawe byo musaba unyumve mwami databuza kandi nsubize mwami ndagusabye Yesu ngumanuke ubane nanjye umanuke mwami no kuri iki kiganiro ngiye gutanga mwami kirebo cyane mwami kigose cyubahiro mwami senge no mwene data mwami musiki wanjye nyagwa ku ngoma Yesu umanuke ubane nawe mwami kandi cyo n'uyizamure mwami irebo cyane mwami Yesu we umugisha ube umanukire muri we kandi umwongerere amino Yesu we abashe kureba amaso mwuka mwami wonge muhumure mwami Yesu we umuhe kongera kureba mwami igiyeberanya kuri we mwami nize kumwe nawe kandi uri kumwe nanjye witeguye kutugira neza yambaze mwize mwese na gikunda akoze. Amen. Imana iguhe umugisha. Watubwiye ngo uri umuhanzi, waturirimbira akaririmbo gato cyangwa se agace k'indirimbo tukumva kuri ibi bihangano byawe? Yemwe tore ni musenge, yemwe tore ni musenge, kuko ibihe tugeze mari bya nyuma intumwa Pawulo yari yarabi kanuye. Yemwe tore ni musenge, yemwe tore ni musenge, kuko ibihe tugeze mari bya nyuma intumwa Pawulo yari yarabi kanuye. Pawulo umukozi w'Imana yari yarabivuze kuko agiye kuza ibihe birushaka ndibigoye bikananiza abagenzi barimo kujya mu ijuru bikananiza abagenzi barimo kujya mu ijuru. Pawulo umukozi w'Imana yari yarabivuze kuko agiye kuza ibihe birushaka ndibigoye bikananiza abagenzi barimo kujya mu ijuru bikananiza abagenzi barimo kujya mu ijuru. natwe twari dukwiye gushimira uwo mukiza Yesu kuko ari we uturinda mu bihe bibi tugezemo ibize bifite imbaraga bikinduri dorose kugira ngo yerekane ubutware bwe bamwizere.
natwe twari dukwiye gushimira uwo mukiza Yesu kuko ari guturinda mu bihe bibi tugezemo ibiza bifite imbaraga bihindura ibyoroshe kugira ngo yerekane ubutware bwe bamwizere Pawulo umukozi w'Imana yari yarabivuze kuko agiye kuzibiga birusha kandi bigoye bikananiza bagenzi barimo kujya mu ijuru bikananiza bagenzi barimo kujya mu ijuru Pawulo umukozi w'Imana yari yarabivuze kuko agiye kuzibiga birusha kandi bigoye bikananiza bagenzi barimo kujya mu ijuru bikananiza bagenzi barimo kujya mu ijuru Pawulo umukozi w'Imana yari yarabivuze kuko agiye kuzibiga birusha kandi bigoye bikananiza bagenzi barimo kujya mu ijuru 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 Amina cyane Nyarudindiri musaza wa Roza Nyarudindiri musaza wa Roza mando iyo ni indirimbo yanjye iracyari mu gitabo muzo nanditse muzo nahimbye ntabwo ndayisohora muri studio ariko mu bigaragara hari nyinshi wagiye usohora nasohoye nk'indirimbo 11 n'amashusho ziriho kuri YouTube afande Nyarudindiri musaza wa Roza muhanda Imana iguha umugisha hanyuma indirimbo 162 nasohoye 11 uri kumvira umuhanzi ukomeye Imana igenda igutera inkunga kugira ngo nazo ugende ugira ute uzisohore hanyuma Nyarudindiri afande Nyarudindiri hanyuma iri jambo gitwa afande byakomotse kuki ubundi rero hano byatutse Imana yari imaye kandi riza irihaye imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ikwemeze n'abantu ni ukubera iyi myenda nukubereye imyenda Imana niyo yakubwiye ngo idodeshe cyane rwose yarakubwiye design kuko nari mfite isezerano Imana insanga imbwira ati mwana wanjye ati nzakwambika costume zitandukanye n'izabandi zose najya no gusenga n'abantu bakabihanura Imana ikavuga ku bahanuzi ati mwana wanjye nzakwambika costume zitandukanye n'izabandi zose mwayibwiye costume kuzabimeza Imana iguha umugisha hanyuma Nyarudindiri hanyuma wowe Nyarudindiri mu rundi ruhande yes wowe uri mu ntoki mu rundi ruhande uri mu ntoki ndakubona nk'umuntu ariko Imana ikomeje gusiga amavuta ariko ufite umugore oya ndacyari umusore w'imanzi kahoda imyaka 44 ariko agakobwa kose kanyirukaho n'abagore n'abapfakazi bari kundibika inyuma buri wese mbese nyine yumvize ngo mfite mu mbabarire ngo mfite imyaka 44 ntacyo munshaka ngo hoya uri agasore keza gato k'imyaka 18 none bamanuye ni 17 komera reka Imana kuko iryo sezerano ndarifite Imana aratsanga bikambwa ati mwana wanjye imyaka yawe nzayigabanya Yego se none se hari ahantu twagiye tukubona mu biganiro bitandukanye batwereka ko uri kumwe n'umugore ndetse ufite n'umwana bakavuga ko wataye umugore mu caro koko se twihera inkuru y'impamo ibyo ngibyo rero ibyo ntabwo byanunguye kuko nagiye gusenga ahantu Imana ivuga ku muhanuzi irambwira ati mwana wanjye ati bazagusebya ati nshinsa inzandiko ari inzandiko ikuzimu banditse zigusebya nagiye ku mukozi w'Imana witwa Karosi groupe yitwa abacuzi kuko nabahanuzi gusa bambaye n'ifurimi isa nk'ibyo wambaye nuko Imana ivuga ku buhanuzi ku mandiko ati mwana wanjye ati hari inzandiko kuzimu banditse ndazishanyaguje zigusebya ndazishanyaguze ziteseza agaciro ako kanya kimbwira gutyo nibwo rero byahise bigira ute byahise bisohoka kuri YouTube noneho bazana n'ikimenyetso ni ukuri gihamya ko umugore ari iwanjye kandi ari nacyo kandi basakisha ibimenyetso bifatika
nyine by'amafuti nuko nibwo byahise bisohoka kuri YouTube ngo nasize umugore n'abana 2 mu cyaro mutanibuka bya ndi Imana yambwiye hanyuma igihamya cya biva niyo bijya mbo reka nongere nkubaze igihamya cyabikiye cyuko utagira umugore. Igihamya cya mbere mu Mutara mu miryango y'iwacu sibyo mu miryango y'iwacu wumvuka kwa mama na kwa papa iwabo kwa papa eshogo kubyara papa na kaka na abakire barapfuye bacurangiraga abagirwa na za Nyabingi noneho bamasenge bakajya none bamasenge akajya bamvuma bana barabarangi bakajya bavuga ngo kazapfa nacuka imariye katanashatse noneho nguma gucyo muragucyo ariko natanzwe ibitambi kuzimu mu barangi ngurana ikibare akadakageze iriya mbese na bamibijyo nakoramo kabiri atirekera udaturika ugasandara none nahi kuva mfite igitekerezo cy'umuntu narazingamiwe aho ngaho ariko Imana izo bundi ikimara mu miryango batimakunyanga abasicyanje bavuga ngo nuri musaza wacu mama akiri wavuga ngo nago yambyaye ngo ndi ikintu kiraho ngaho gusa Imana inkura yo 2012 hano Kigali inzi Kigali cy'imicyanga igihari nibwo Imana nsanze n'ubuhanuzi hano kuba metodiste kwa metodiste hano bakinda urusengero runini rufite etaje nibwo Imana yavugiye ku bahanuzi umuhanuzi aranura nsira hejuru Imana yavuga ati mwana wanjye ngukuye kuzimu. uyu munsi wa none niyo mpamvu uri kuvugiye yera wamamaza ubutumwa bw'Imana ikimara kumbwira ati ngukuye kuzimu iransangara ngo atari ugiye gupfa akuzize Nduko nzize se mama nini cyo kumva numva mama ngo arapfuye mama wawe uko byara yina Kigali yapfuye 2018 arapfuye ndavuga ati Imana ubuze Imana idanje Imana ikambwira ati ndi kukwigisha rega mwana wanjye uragerageza kongera ijwi maze kukwigisha no ndabwira Imana ati Imana nise ndajya mu Mutara ara telefone nari nakagera no Imana iransanga ngo ati tuza mwana wanjye njyamye uri kurizwa n'igituza nago mwemera kujyayo watezwe nane yansanga ngo ati simwemera kujyayo watezwe nujya yuragwayo cyangwa ugaruka ikigogi cyangwa ubwo yuri ikigogi gucyo watezwe ati ni wowe bategereje mwana wanjye watezwe reka bashingure ninjye umwicuriye nuko mbwira Imana ati Imana kuki wambwiye nyigeri nayi Kigali kuko Imana ngana nayo kwege ngo umuntu tukugana gucyo ariko ukashaka uwo mugano ukamubara ariko kumvizwe nuko mbwira Imana ati ko wambwiye ngo nta muntu uzapfa wo mu muryango atabonye ineza usangirije Imana yansanga ngo ati mwana wanjye na mama wakubyara bifitemo uruhara kukwanga niyo mpamvu mwicuriye atera bifitemo uruhara kukwanga niyo mpamvu mwejeje mucyuye ako kanya bakimushingura ariko wa mbere cyora indirimbo ariko wa gatatu ka Bernard indirimbo yitwa bene data ubwo nisohora ako kanya umuhanzi mwe wari kuri studio tujyana hano ravuga ati rero mfite indirimbo yanjye bayisira kuri telefone y'uwo muhanzi tujya kuririmba ahantu ku Gisozi nyiririmbiraho telefone atari yanjye ndavuga ati na telefone mfite ariko indirimbo ifirije kuri uriya muhanzi mu kuririmba abantu binjira mu mavuta maze umukobwa akorwaho n'Imana ararira agatelefone yari afite kamatushe akuramo amasimo kadaba telefone barayimaye nuko ngiye munsubiye kuri studio Imana ikose n'umukozi w'Imana igihumbi mwarasa telefone amasubira ku murongo amamagaye mabyara banjye na basiki banjye ndavuga ati nasubiye ku murongo none nasubiye indirimbo yo kuvuga ngo sinajya gusingura birabira ceceke ariko uyu munsi wa none ujya kubasura neza undi nagiye ndafande wagiye urafande ubu bahamagara afande cyane rwose babone namba amanyenyeri ndi guhinduranya n'umuhondo rwose natembera Imana iracyanga ngo ati mwana wanjye uzirinde kwiruka mu ngo z'abantu ohereza kwa basiki wawe basura ati ari cyo nakoze nagize nsaga bamo mugabane haleluya urahari usanga bagwaye umugabane mu butambiki
mu bugari bashiki banjye mbarushaho metero, niko bavuze ati musaza wanyu ntabwo mwanganya metero, arabarusha metero, aribi barusha metero. Nagiye abashiki banjye barahunyereka, barambwira ati ni wowe musaza wacu dufite, ni wowe mukuru mu muryango, mugande wawe ati uwanjye n'uyu, ati nanjye ati uwanjye n'uyu, ariko wowe nakina nungo, none se ikintu tugusaba tuzaguterera insina muri uyu mugabane wawe. Ntabwo ati muzatera insina, ipoyo na fiya na za nsina bita indayi, mbese nyine na cya gitoki bita inka zikamwa, na ya nsina bita ya nsina ifite igitoki kijya amabere maremare. Babwira ubu bwoko bagomba gutera. Ubu ngubu imvura iri kugwa, bari hafi guteramo insina. Barambwira tuzajya uva i Kigali uze ujyane igitoki uvanye mu mugabane wawe. Nuko ngo Imana yaransanga ikambwira ati mwana wanjye ngo uwo mugabane udahari. Hanyuma witeguye uwo mugabane, witeguye kuwukoza iki? Umugabane nababwira ati bateremo insina. Bajya mvina i Kigali njye kubasura igitoki nizane neke inaha i Kigali nivanye mu mugabane wanjye, utavuye mu mugabane wabo mu nsina bateye. Imana ndababwira ati muzasiga mutundi turimo mwajya mwiharikamo mukagira icyo bibamarira, mukabona ko mujya mwasaruye nta kibazo. Ndababwira ati mwirinde ishari, niko nababwiye, mwirinde ishari nibyo rigwiriye. Ati mwirinde amashari. Ndababwira ati mube maso, bagiye kubagirira ishari kuko turi kumwe. Noneho n'abanembera akambwira ati turajyana ye tukiga dutemberana. Noneho abaho mu ikaritsiye bavuga akazapfa nacyo kimare, bakambwira ngo ngwino dusuhuze Nyarudindi. Ndababwira ati afande ntabwo abasanga aho mumusanga hafi. Ye Nyarudindiri we, hanyuma izina Nyarudindiri ryavuye kuki? Ryavuye kuko nyine bari barangwingiriza hasi mu miryango, ndererwa kwa mama wacu, buri wese akamamagara Nyarudindiri, Karame, Kibirando, Karame, Muzehe, Karame, Nyagupfa, Karame, Nyarudindiri, Karame, Nyagupfa na Karame. Niho byaturutse Nyarudindiri, mfite akadakajya siriya. Ntabwo wabasaga kureba umutwe, wabasaga kumbona wese wabonaga akadakonyine. Ntabwo byaturutse kwa mama wacu ariwe narerewe kera. Hanyuma izina musaza wa Roza Muhando Nyarudindiri afande ahantu byaturutse. Yego. Byaturutse yuko nkunda Roza Muhando kandi nkabyina nkawe kandi nkamufana cyane. Noneho ubwo noneho aza mu Rwanda turibonanira, bizagera yivuguke. Nawe byahise mba musaza we nawe musiki wanjye mu buryo bw'umwuka, kuko naje kubimwibwira ko urongera ijwi. Naje kubimubwira ko ufuze kwa tubyina nako ari kuvuga ko ndi musaza wawe nawe uri musiki wanjye, ubu ndi musaza wawe nawe uri musiki wanjye. None musaba nomero yanjye ryasari rero barazinyima, akajya nongera urutoki kuri Bishop Masengo ngo ari uzazina nzirukawe. Hanyuma umuhanzi nkawe yakwimye nomero gute? Ngo nyine arazimye ishari nyine. None ko yagarutse se bakabimisha, kuko hari amafaranga yatanzwe icyo gihe tubyinana bwa kabiri iminsi 5. Urumva nta kintu cyakoze ngo Nyarudindiri abyinane na bakorane na Korabo na Roza Muhando, amafaranga bajya guca miliyoni hafi 7. Byakozwe aho bari bahari nibo bahise babishyira hanze. Bayongwe TV hamwe na ba Moses bari bahita babishyira hanze. Nyarudindiri bahamuriye nta kintu banamumariye. None kugira ngo bazijishe, noneho haza kubonekamo umuntu umwe aravuga ati Nyarudindiri ari kugira ute, ari kugenda n'amaguru ava Kacyiru aza hano ku rusengero, murebe ko mwitanga. Ni uburyo bwo kuzizisha, ariko rero hatanzwe amafaranga menshi cyane yayoherezwa. Noneho babona gutura amaturo, icyo gihe Roza Muhando nawe turi kumwe mu rusengero nyine nawe ahari. Noneho hagira ute, haboneka ibihumbi 70 na bingaho ngaho, bahita babiguha, bahita babima. Ariko urumva bazakuzizisha ko bitazamenyekana ko izo miliyoni hafi 7 zatanzwe. Hanyuma ayo mafaranga ibyo bihumbi 70 wabikojeje iki? Naze kubiguramo agapantaro, mbiguramo agakapu, nyiri hahandi za buri nsansuye baza no kunyiba
baze ngo Roza Muhando bampaye amafaranga menshi. Icyo gihe naraga basatse kungambaniraho narindi ngo banyice. Imana yasanga ngo ati mwana wanjye ngurinze gutegwa ibyuma bagusanga aho ujyama ngo ufite amafaranga ukuye kuri Roza Muhando. Ariko ubwo rambura aho naringeze ubwo nguramo n'agaceri ndateka. Ariko ibyo byose baze kunyira kubera ko nyine bari bazi ko Roza Muhando yamaye amafaranga. Nuko nyine Imana ikansanga ikambwira ati ngurinze akagambane ko gutega ibyuma ahantu uryama ahangaha muri iki kikava kirangaye. Ubwo bazi ngo Roza Muhando yamaye amafaranga. N'ubu niyo nkuru ikivuga. None se uravuze ngo uba ahantu harangaye mu buhe buryo? Ubu ngubu ntabwo ari wo nyiri. Ubu ndi ahantu rw'intare umuntu yanyihereye agasamburete niberamo. Bakimara kunyiba nyine aho hantu harangaye ngamane n'umuzamu warindaga aho hantu kuko Brazil nibwo yandiye ibi bintu byose arabizi. Arabizi ntago kuvuga ngo nuko umusebya nuko ujye nawe arabizi ko yandiye. Arabizi azamuka bwa mbere akima kubona video bwa mbere nakone nuza Papa Buringo yankoreye niwe wankoreye video bwa mbere. Papa Buringo nubo ni papa mukuru ndamwubaha. Nuba mamage ngo mu ikigano nagenda niruka. Niwe mbumbure kuri tubi bwa mbere. Noneho Zaburi yihamagaye Papa Buringo. Zaburi nakuza umuzama dusubiza inyuma atwikangana kubera ishari n'abasinzi nyine nuko nyine ubwo tujya mu nsina nuko bigeze aho ngaho umuzama tunganya Brazil kuko Brazil ni Membro TV na Bayirene barabize ko narindi mu basinzi gusa nubwo bandi inkunga babizi ko banaziriye basakujya ngo bazibanyuze. Ibaze umuntu akujya inkunga nakwitsaze ngo akubwa ati banyoreza yangaya reka tugabane nawe ufateho n'ayinzu yararoherezwa yose barayajya kandi uracyari hahandi. Nuko ubwo rero ubu ngubu ahantu ni umuntu wamayaho nibera mu gasamburete kangana n'urugi rwa tuwarete. Simenya kubivuga uko ibyo mvuga bifite gihamya kuko n'ubundi nawe bansize niho nyiri agasamburete kangana n'urugi rwa tuwarete. Winjiramo gucya none urugi rukingurirwa hanze. Ubwo iyo njyamye kugira ngo nyinga kujye mina amaguru. Ariko nimba nyarambuye urugendo rukubita rujya hanze kuko ni mu kayira abantu abisi n'abagenzi banyuraho. Ubwo nimba nsaka kubirinduka isaka kugira ngo mbyuke ninde mbirinduke njya mu rundi rugo. Aho niho ndi n'Imana mbwiye ati mwana wanjye ninjye wagusize atinze kukugirira neza. Okay. Buriya mbivuga mfite akababaro kenshi n'ibikomere nagenerwa n'abanyamakuru ngo baramanaginze nagize abagenama babi. Niyo mpamvu Imana yansanze irambwa ati negeze yabe avuga ngo bakumanaginze ati ninjye Uwiteka ninjye kumanaginze. Kuva Imana kwegeza nibwo Imana yambwiye ati mwana wanjye ati nguhaye kwambara amanyenyeri afite icyo asobanuye ati kuri njye Uwiteka ati ndabyemeje. Ubu na Brazil na Zaburi ni Membro TV hamwe n'abandi bagiye bangi inkunga gucyo bihishe ntabwo bamamagara. Ni urugendo rugoye, ni urugendo rubabaje ariko humura Imana irakuzi. Iranzi rwose kuko muri iyi minsi Imana ikunga ngo nirinde ishari. Ibyo mu bantu nirinde kubivanga. Nimba nyikorera ndagikorera, nimba nyitambira no kumuganura njya kumuganura wo mu rwego rwa leta nkaririmbira Uwiteka. Ntabwo ndirimba ibigendanye n'ibyo ngiyemo ngo ni ibya leta ngo mimbe n'ibigendanye n'ibi ngibi. Nimba ari Imana yikorere ureke gukeza abami babiri. Oya ntabwo bishoboka gukeza abami babiri niba ari ugukorera Imana mureke twerure. Oya ntabwo bishoboka gukeza abami babiri niba ari ugukorera Imana mureke twerure. Niba ari ugukorera Imana mureke twerure. Niba ari ugukorera Imana mureke twerure wibivanga. Imana isakugira ngo nimba uguye ugwe imenye ko uguye izakwibyukiriza. Nimba uri mu by'Imana imenye ko ubirimo ndani neza izakugirira neza. Ariko nugumeza kubivanga ukayishushinga neza gushashenga.
Afande Nyarudindiri Roza, musaza wa Roza Muhando, mu minsi yasize hari ukuntu bavuze ngo wafashe ngo umukobwa w'abandi, kuko nibyo umukobwa w'abandi ibyo ntabwo biba, kareka banyirukaho diri ati nagukunze reka nta n'uwanambeshera reka. wowe ntabwo wabyumvise. uretse Samu Gakire wavuze ngo nasize umugore n'abana babiri Imana ikambwira gutyo nkahita mbisenya kuri YouTube, nawe ubwo niyamamaga ngo muri kiganiro yaragusenya, warabisenya umubwira ngo iki? mpita mvuga ati ibyo ntabwo bibaho, sinzi igitsina gore ko giteye, igitsina kobwa ko giteye. Niyo minsi mbisenya kuri YouTube, nawe ubwe aza kumbwira muri kiganiro ndavuga ati waransebeze kandi Imana yabivuze ngo yango twari turi gutwika ndavuga tuzakomeze twike. Reka nugenda ugasiba iriya foto iriho iracyariho umugore n'abana babiri. Umugore asute bamugize nka ya makara nyine ucana ku mbabura ngo niwe mugore nari mfite. Naze kubimbwira ko Samu Gakire ndavuga ati ntabwo nzi igitsina gore uko giteye, sinzi igitsina kobwa uko giteye, ndacyari imanzi ngo nasize umugore n'abana babiri cyane. Hanyuma se none wifuza kutuzanira umugeni ryari? Yewe mfite isezerano Imana yambwiye ko izamafi yacu umuzungu, kandi no gutabimbwa ninjye wabyiyaturiye kuko Imana nabigumyemo cyane. Iransanga ngo ati mwana wanjye tuzakomeza nzagikomeza. Tuvuge yuko tuzorosha nzacyorosha, tuvuge ko icyo ukomeze iri nacyo. Tuvuge ko Imana iguhaye umugore w'umuzungu. Fiyanse rwose izambiye. Nani cyongereza nzi Morana Roza Muhando nta Giswahili nzi. Icyo ni ikimenyetso rero kibaha, ariko ntabwo bareba. Abantu barahumye cyane, barahumye, bavuye mu byizerwa babona ko ibyoroshye by'Imana ikora. Na Mose nawe ntabwo yari azi ko inyanzira icikamo kabiri, nabyo yari azi. Imana yamubwira ati ufite iki? Ati icyo ni icyo ufite mu ntoki, ati ni inkoni. Yamubwira ati rambura inkoni hejuru y'amazi. Nanjye rero ikintu mfite nicyo yansizemo, ni ukuyihamiriza, none nkaga mu kwizera ko ibyo ishoboye byose irabishoboye, birane abana b'abantu byose irabishoboye cyane rwose. Okay, hanyuma Imana iguha umugisha. Hanyuma abantu badukurikirana ku Bahetsi Official, Abahetsi Official nawe yanabivuze, navuze Abahetsi Official. Nagize ngo uravuga ngo zaburi yacu. Oya, numvise uvuga ngo zaburi yacu. N'Abahetsi Official duhora duhetsa abantu b'Imana uko bwishe nuko bukeye. Hanyuma abakurikirana Abahetsi Official urabagiriye ihe nama, urabaha mbese urabaha uruhe rugero gukuntu bakwiriye kwitwara? Ngewe ikintu nababwira, mudukurikire neza, mureke kubivanga, wirinde gusebya umukozi w'Imana. Nimba aguye mu cyaha musange, umugugure, yemere cyangwa niyemere, ariko wikuye urubanza n'Imana, bakaba ari urisigarana ufite urubanza n'Imana, ariko we wagwikuyeho. Ikigiraga inama by'Imana bigumemo, nimba uguye ubwo bigira inzira kubona ko waguye izakwibyukiriza. Ureke kubivangavanga, harandiyo mu nzoga ndiyo ndasenga Imana, naho ndiyo ndi umuhanuzi. Reka gupapira abantu bese Imana ngo yavuze utavuze. Imana izaguhana kubera ko njyewe nagupfa guhanura pe. N'Imana imbwiye ku muntu ndagenda nkamubwira, nimba imbwira simvuge, nkavuga ati Imana bitewe n'ibikomere mfite yuko nari bunga nyinshi cyane, ndi gusenga Imana ngo ineturure inzu yanjye yavuganye nanjye. Inzu ya etaje nzakomeza mbivuge, inzu ya etaje igeretse n'indi nzu ya katasiteri n'imodoka yavuye uti ndayikunda. Ibyo ni njye wabyisizemo. Imana yasanga ngo ati icyo wakomeza nzagikomeza, icyo woroshije nzacyorosha, ariko komereza kuki mfite imbaraga gikomeye. Ati nkora ibinaniye abana b'abantu. Icyo nababwira, kurera Imana uyikorere, wibivangavanga. Ikintu wirinde ishari gisha abantu. None njye mbisubiremo, kuko Imana yaratsanze iri kumbwira n'ubu ngikumbwa ngo nirinde ishari. Umuntu ushaka serivisi nyimuhe, ariko ngira uko musaba amafaranga nkukize cyane uko ingana, kugira ngo nadatanga sabiriza kandi nakoze namuha ikiganiro, kuko Imana yambwiye ko ibyo yansize mu nibyo bigomba kungaburira.
kuko Imana ize gusoza ibyo yavuganye nanjye, isohoze fiyanse w'umuzungu, nubwo nacyongereza ariko Imana yambwiye ko nzakivuga, izabinjiramo byose irabishoboye. Mureke kubivangavanga, uyikorere uyikoreye, uhanure tugende ku marangamutima utuburira abantu ngo Imana yavuze itavuze, wishakira indamu. Nicyo nababwira rwose. Imana iguhe umugisha. Nyuma kubera ko reka nongere mvuge n'iki Imana yambwiye ngo ngomba kuvuga. Ejo bundi naryamye, ndaryama ngiye kubona mbona abantu benshi bari gupfa, ndavuga ati Imana ibi ni ibiki? Imana iratsenga ngo ati mwana wanjye, amagare menshi yaramanutse, abasitari benshi bagiye gupfa. Bagiye gupfa ariko na deni ngiranye nabo, ntacyo bazansinza, zaba narabasubiza icyo basabye cyose, ariko bagiye gupfa benshi barindutse. Ati bamaze kunyibagirwa ariko amagare menshi yaramanutse. Nuko ibimbwira gutya njye ntabwo nabwiye ngo nanjye ngiye gupfa, oya. Nani kunsanga ngo ati mwana wanjye kuko wabigumyemo neza, sinzagukoza isoni nankore ngo uyikore amaboko. Mbese nyine ati nzagusubiza icyo nsabye cyose, nta deni nzakujyamo. Imana yasenga ngo ati mwana wanjye, n'amasaziro yawe ntabwo ari hano mu Rwanda, ni hanze muri Amerika. muri make tukwitegura agiye buriye indege. Imana yaratsenze ngo ati mwana wanjye ubu ngugeze umunyamahanga. Uragiye ugiye guhanurira abanyamahanga Cyane rwose, ati ngugeze umunyamahanga, ati nzakuriza indege igenda igiye, ariko nzamanza ngutabariye mu Rwanda, ubukwe buzabera mu Rwanda. Ati mpagurukize fiyanse w'umuzungu, ndamuhagurukije. Karabaye ubwo. Ati ndamuhagurukije, ati nze kubikora kwiyubahije. Utweretse umugeni w'umuzungu. Ati ubukwe bwe buzahurizwa amahanga yose. Aleluya. Cyane rwose. Ndera ejo ujya witondera ejo. Imana uraheka witeka uraheka, ugaheka wakubita wamanura umuntu ukakubita hasi. Iyo ndirimbo nayo nzi niyateka n'indi ndirimbo ivuga ngo ubuzima. Reka gukunda umupfu kuruta umuzima. Abantu bakunda abapfu kuruta abazima. Kubera iki? Mu gihe uriho ntabwo ashobora kugufasha, ariko wapfuye aravuga ati ye bama we namukundaga bambe, ari gutanga amamiliyoni kugira ngo bashingure umurava, ariko nta mirimo afite. Imirimo uyigira uyikoreye umuntu ukiri muzima. Imana iguha umugisha. Hanyuma rero reka tugusabe usenge Imana, usengere aba bantu abahetse official, ubasengere hanyuma ubasabire imbaraga, ubabwire ngo mwubahe Imana ngo ko nanjye nagize ute nayubashe uyu munsi wa none, ndacyari imanzi ndacubashe Imana cyane. Muteze dusenga. Mwami Yesu uri mu matagatifu, turacyari imbere yawe wewe w'umujuru nyakakongoma. Sengeye YouTube abahetsi official, mwami baha umugisha utuke we mu ijuru, mwami ubakomeze ababirimo, mwami ubambika imbaraga. Baravuze ngo wibwira ko ahagaze nawe yirinda atagwa. Mwami nyagwakongoma turi abanyantege nke, twambika imbaraga mwami, ari uturwaniriza inama turwana, mwami ari utuneshereza, mwami buri wese, mwami Yesu nyagwakongoma. Niyo mpamvu mwamagaye, urakoze Yesu, umanutse mwami ukubise ibyisize hejuru, kandi uzamuye abaciye bugufi. Nize mwami data buzaho kuri wese umugiriye neza, kuri ye mwami tubi abahetsi official nyagwakongoma. Urakoze Yesu, kandi mwami Yesu uyizamure. Nize kuri kumwe natwe kandi bifize gusenga kwacu, nituguteteza nka gutegeka. Tugusabye ibice byinshi biduha ubuntu n'imbazi zawe, jambaze mbyinshi mu izina ry'Yesu ndakoze. Hari abashobora kwifuza kukuvugisha afande Nyarudindiri. Yehe sawa, watanga nomero yawe ya telefone ubundi bakazaguhamagara. Bakampamagara nimba ari abakozi b'Imana. Telefone ataki baranyishukuza abajura, dore ko mfite nakangaka. Kuko iyo nari mfite ni Tekino Popo 5 Pro. Ubona bw'Imana ati Imana iyo nyeneye kandi ugomba kuyima. Ni Tekino Spark 10. Impamvu amatelefone ya Tekino arakomera. Ngaho cishaho nomero yawe ya telefone. Ni 078
0789 4 2 4 1 6 1. Nongeye nzisubiremo 0789 4 2 4 1 6 1. Izindi za kabiri 0780 10 23 83. Nongeye nzisubiremo 0780 10 23 83. Amazina ni Dusengimana Jean Baptiste abaruweho kuri mobile money. Amen. Amen.